nongeye kubasuhuza mwe mwese muteze amatwi. Banyita Mugisha David, nkaba nturuka mu Rwanda mu karere ka Musanze. Nkaba narize amashuri yanjye ya segonderi nkayarangiza, gusa ntabwo ariho ndi ubu ngubu. Ndimo ndabasuhuza mperereye mu ntara bita Gujarati, mu mujyi bita Gandhinagar uba mu Buhinde. Nageze hano ku rugendo rutari rworoshye kuri benshi, ariko mbifashijwemo na Komera Consultancy and Business Services. Bamfashije kugera ku nzozi zanjye ntakekaga yuko zabivamo. Bamfashije muri application iyo nakoze, bamfasha kuba nava mu Rwanda amahoro, ndinda ngera hano nta kibazo muri nacyo. Banyeretse umutima wabo, banyereka icyizere, bandemamo icyo nari ntazi yuko cyakorwaho. Nabashije kugera ahangaha muri iki kigo ndi kwiga amasomo ajyanye na ekonomi cyangwa se ubukungu tugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hakaba hari amahirwe menshi yo kuba wahitamo ikindi kintu icyo ari cyo cyose wakwiga. Aho mperereye muri university bita PTPU cyangwa se Pandit Gitaray Energy University. Akaba hari andi ma university menshi Komera Business and Consultancy Services babasha kukoherezamo igihe waba ubizeye icyo ari cyo cyose, ntabwo bigoye. Wagana kuri ofisi yabo i Musanze, bikaba ari ibintu byoroshye cyane kuba wahagera. Wareba ku ma website yabo Komera Business and Consultancy Services, cyangwa se kuri email zabo, no ku bindi bitangazamakuru nko kuri YouTube wageraho ukabasangaho. Ibintu byoroshye cyane. Ikintu nababwira cyo, baragufasha kuva kuri step ya mbere ugitangira kwa applyinga kugera usoje ugeze mu Buhinde. Ntabwo ari aho birangirira, baragufasha kugeza igihe urangirije kwiga. Ikindi haba hari amahirwe ku bantu basoje segonderi, ku bantu basoje bachelors cyangwa se university ufite A0, no ku bantu bashaka kwinjira muri masters. Aho hose hari amahirwe. Icyo nabifuza cyonyine ni ukwizera Komera, mukavuga yego, mukanajoyininga. Murakoze.